uyu munsi dufite umuntu abantu abona ibintu byanze akabata Imana ko ari wowe wabivuze ari wampaye akazi ushobora no kukageraho Imana yakaguhaye kakanga ariko ntuzagira ubwoba uzakomeza ugirira Imana ishyaka Imana izagufukurira kandi kariba Imana ifite amariba menshi. Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Amen. Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Amen. Ni Gatera Jose nkuko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro, Imana igira neza, Imana ishobora byose. Imana yacu ni habwa icyubahiro. Rero ndashimira Imana cyane. Imana yacu irakarama, yarakoze kuturinda, yarakoze kubana natwe, yarakoze kuduha umurimo wayo, yarakoze kutugirira neza, ikaduha agakiza, ikadukurira debari, ikadukura ahantu habi twari turuhiye dufite ibibazo, tugowe tutagira Imana rurema. Imana yacu rero ni habwa icyubahiro. Rero uyu munsi tugiye gusangira ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abami ba mbere ibice 17. Twumve icyo Imana ishaka. Reka turi kumwe n'umukozi w'Imana Manase Mugisha, reka adufashe. Eliya ateza amapfa yihisha ku kagezi kitwa Kereti. Eliya ateza amapfa yihisha ku kagezi kitwa Kereti. Murongo wa mbere. Bukeye Eliya w'i Tishubu. Bukeye Eliya w'i Tishubi, umwe mu basuhuke ba Galiyedi. Umwe mu basuhuke b'i Galiyedi asanga Ahabu aramubwira ati. Ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho. Ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho. Iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka. Yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka. Keretse aho nzabitegekera. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti. Va hano ugende werekeze iburasirazuba. Wihishe iruhande rw'akagezi kitwa Kereti. Ahateganye na Yorodani. Uzajye unywa amazi yako. Kandi negetse ibikona kujya bikugemurirayo. Umurongo wa 5. Yego. Nuko aragenda ageza uko Uwiteka yavuze. Ajya kuri ako kagezi ka Kereti. Ahateganye na Yorodani. Agumayo. Ibikona bikajya bimuzanira umutsima n'inyama. Uko bukeye nuko bwije. Kandi akajya anywa amazi y'ako kagezi. Hashize iminsi ako kagezi karakama. Kuko nta mvura yagwaga muri icyo gihugu. Murongo wa 8. Bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti. Haguruka ujye Isarafati. Haba Sidoni. Abe ariho uba. Hariyo umugore w'umupfakazi. Niwe ntegetse kugutunga. Amen. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Dusomye amagambo meza. Bibiliya yavuze ngo Eliya ateza amapfa yihisha ku kagezi kitwa Kereti. Niwe wari uteje amapfa. Niwe wari uteje izuba, niwe wari uteje inzara, niwe wari uteje umwuma.
kuko yaravuze ngo ndarahiye Uwiteka uhoraho nta mvura nta kime bizaba muri iyi minsi kugeza aho nzabitegekera. Byari bitewe n'iki? Byari bitewe na Ahabu umwami w'Abisirayeli ngo yari yarimuye Imana atangira kwimika ibigirwamana, atangira gucana ibyotero, acanira icyotero, aramya ibigirwamana, Abari amukorera icyotero i Samariya. Byari bibabaje, byari bigoye. Nkuzana ijambo rivuga ngo kugirira Imana ishyaka mwene data. Iki ni igihe Eliya yagiriye Imana ishyaka, igihe Ahabu yarasuzuguye Imana, igihe yarimuye Imana muri Isirayeli. Byari ibintu bibabaje ngo yakoze ibyaha. Uyu Ahabu yarasimbuye se witwaga Omeri. Uyu Omeri nawe ngo yari yarakoze ibyaha, yari yarasimbuye abami bagera kuri 4, kandi abo bami 4 bose bamubanjirije, bose bagendaga bakora ibyaha bababaza Imana. Nta muntu wigeze uyobora neza, nta muntu wigeze ukora neza. Noneho Ahabu nawaza muri icyo gihe nkaho yagakoze ibyiza, we noneho ngo akora bibi cyane kurushaho, akora ibyaha kurusha bari bamubanjirije. Ndetse ngo abonye ko bya byaha bibaye bike kurusha abandi bami 4 bose bari bamuri imbere, ngo abonye bibaye bikeya, ngo ariyongeza, ngo arongora Ezebeli. Ise yari umunyamahanga, yari umwami wa Shidodi. Yakoze ibyaha. Ahabu yimura Imana yanga umuntu yimura, yanga umuntu yibangikanya. Noneho icyo nicyo gihe Eliya yagize ishyaka, agira ishyari ryiza, yumva agize umubabaro. Yabonaga Imana barayisuzuguye, yumvaga Imana barayigaye, yumvaga Imana barayikuze kudeta. Eliya arababara, avugana uburakari, yanga kubyihanganira. Ntukihanganire kubona abantu basebya Imana, bavuga Imana nabi. Ntukajye wihangana, jya uhaguruka uvuge ibyo ushoboye. Imana izagushyigikira. Eliya ntabwo yari yitaye ku byo uko azabaho. Yaravuze ngo mpagaritse imvura, mpagaritse ikime, kugeza igihe nzabitegekera, kugeza ubu burakari igihe buzashirira. Ngo yararakaye kugeza ku rwego igihe imvura ihagarara muri Isirayeli n'ikime, ahantu hose haruma, ahantu hose haba umuriro. Kubera iki? Kubera ko yari yagiriye Imana ishyaka. Nje kukubwira ngo mureke tugirire Imana ishyaka. Muri iki gihe cyacu ntabwo ari igihe cya Eliya, ahubwo ni igihe cyawe, ni igihe cyanjye. Mureke tugirire Imana ishyaka, tuvuge Imana neza. Nitubona umuntu akora ibintu bibi, nitubona umuntu asebanya, nitubona umuntu yangana, nitubona umuntu afite inzangano, afite amacakubiri, afite inzangano mu mutima, afite ishyari, tumusengere kandi dutere intambwe, tumubwire tuti mwene data, uru rugendo urimo ntabwo ari rwo kujya mu ijuru, uzarimbuka. Ibintu uri gukora ntabwo ari byo. Tubwize abantu kuri, tugirire Imana ishyaka. Nitubona abantu bafite amashyari mu nzu y'Imana, nitubona abantu bakora ibibi, nitubona abantu bangiza, nitubona abantu bica umurimo w'Imana, tubabwize ukuri. Mureke twishakemwo ba Eliya, mu ngo zacu, mu miryango yacu, mu itorero ry'Imana, dushakemwo ba Eliya bagirire Imana ishyaka, kugira ngo Imana yo mu ijuru itunezererwe, kugira ngo Imana yo mu ijuru ubwami bwayo bwaguke. Ngo ararakara, ababazwa n'ibintu umwami Ahabu akoze. Yari yimuye Imana muri Isirayeli, yimika ibigirwamana, acana icyotero, agicanira Bari. Biramubabaza. Ndetse ngo yimika Ashera. Byari ibintu bibabaje, byari ibintu bigoye, byari ibintu bibabaje. Ariko mwene data, ndashaka kukubwira ngo ugirire Imana ishyaka, kugeza ku rwego Imana izumva icyo ushatse kuvuga, kugeza igihe uzaba akanwa k'Imana, kugeza igihe uzaba akanwa k'Imana. Byari bikwiye kugirira Imana ishyaka, kugeza igihe uzaba akanwa k'Imana. Ngo aravuga ngo ndarahiye Uwiteka uhoraho nta mvura nta kime kugeza igihe nzabitegekera. Ntabwo yarazi uko azabaho, ntabwo yarazi ikizamutunga, ariko yaravuze ngo ntabwo bavuga Imana nabi mpari, ntibakwimura Imana, ntibazimya igicaniro cy'Imana. Ntukajye wemera ko abantu bazimya Imana, ntukajye wemera ko abantu bavuga Imana nabi,
ntukajye wemera ko abantu bakora imirimo y'Imana nabi, ntukajye wemera ko umuntu akora atandukira agatesha ukamwicaranye. Urumva, ntukajye wemera, gira ibintu wanga, wange kumva abantu bavuga nabi Imana, wange kumva abantu bakerensa umurimo w'Imana, wange kumva abantu bavuga pasiteri wawe nabi, ntukicarane nabo n'abavuga pasiteri wawe nabi, abavuga umukozi w'Imana nabi, abamusuzuguza, abatesha agaciro ibyo yavuze, ntukajye ubana nabo, ntukabe mu gitaramo cy'abantu nk'abo. Ngo riya ngo ararakara, agira ishyari, arababara, aranga, aravuga ati ibi bintu ntabwo nabyihanganira, ntabwo abantu basebye Imana ndeba, ntabwo abantu bakwimura Imana muri Isirayeli ndeba. Aravuga ati icyabica nuko haboneka amapfa, imvura ikabura, hakava izuba n'ikime kikabura, abantu bagasonza bakicwa n'umwuma. Hanyuma rero ngo Imana iramubwira ngo genda hunga, jya ku kagezi Sarafati wihisheyo. Nukuri ndashaka kukubwira ngo Imana izaguha ubwihisho, Imana izaguha ubwugamo, Imana izaguha huba, Imana izaguha icyurya, Imana izaguha icyunywa. Nugira ishyaka ry'umurimo w'Imana, nugirira Imana ishyaka, Imana izajya mu byawe. Nugira Imana ishyaka, Imana izakwambika, Imana izagushyingira, izagushakira umugabo. Niyo bazaba barabuze ari bakeya, uwawe azaboneka kubera ko wagiriye Imana ishyaka. Imana izaguha urubyaro, niyo azaba n'igihe cy'ubugumba wowe uzabyara. Kubera iki? Kubera ko wagiriye Imana ishyaka. Mureke tugirire Imana ishyaka, tugire umurimo w'Imana, tugirire Imana ishyaka. Imana izajya mu byacu, Imana izadushyigikira. Eliya agirira Imana ishyaka kugeza ku rwego yavuze ngo ntazvura nta kime kugeza igihe nzabitegekera. Kubera iki? Ahabu yari yimuye Imana, yayikuye muri Isirayeli, byari bibabaje, byari biteye agahinda. Ntibakimura Imana ureba, ntibagasebya Imana ureba, ntibagakora imirimo mibi ureba, ntibakanga umurimo w'Imana ngo bihorere, ntibakave muri korari ngo utaramane nabo, ntibakave mu mirimo y'Imana ngo hanyuma mugirane gahunda z'ibirori. Bararetse umurimo w'Imana. Umuntu yaretse umurimo w'Imana, urashaka kumushyira mu birori byawe, urashaka ko guhagararira mu birori. Azavuga iki? Azakora iki? Azakuzanira imikasiro n'imyaku. Umuntu yaretse yavuye mu nzu y'Imana, urashaka kumwishiza mu kazi kawe. Ntukajye ukora iryo kosa. Ugirira Imana ishyaka. Umuntu areka umurimo w'Imana, ujye umusengera, umugirire ifuhe, ntukamwereka ko mufatanije, ntukamwereka ko umushyigikiye. Ngo mubwira ngo ubu ntukiri muri korari, ngwino nguha akazi. Ubu ntukiri mu rusengero, ngwino nguha akazi. Ujye ugirira Imana ishyaka kugeza igihe Imana izakunezererwa. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ngo umwami Ahabu yari yarasebeje Imana, yari yarimuye Imana, yari yarazanye Shera, yari yarubatse icyotero acyubaka i Samariya ngo mu nzu ya Bali. Byari bibabaje, byari bigoye. Mwana w'Imana, natwe mureke tugirire Imana ishyaka. Imana irakuburiye, ntugashyigikira abantu banga umurimo w'Imana, ntugataramane nabo, ntimugakorane veye. Umuntu niyanga umurimo w'Imana, umuntu nava mu murimo w'Imana, ntukamurarike ngo ngwino wanjye dusengane. Yarataye umurimo w'Imana ubizi neza, yararetse korari, yararetse urusengero. Ngo nurangiza umubwire ngo ngwino wanjye dusengane, ngwino wanjye dusengane, ngwino dusangire. Oya, jya ugirira Imana ishyaka. Eliya ngo agirira Imana ishyaka, aravuga ngo nta mvura nta kime bizaboneka kugeza igihe nzategekera. Yari yagiriye Imana ishyaka, byari bimubabaje. Ni ibiki bijya bikubabaza? Ni ibiki bikubabaza wowe? Ese ujye ubabazwa nuko umurimo w'Imana wacogoye? Ujye ubabazwa nuko umurimo w'Imana uri gusenyuka? Ujye ubabazwa nuko abantu b'Imana bari kuva mu nshingano? Ujye ubabazwa nuko abantu b'Imana bari gukora ibintu bibi? Nubabazwa nabyo, Imana izajya mu byawe. Nubabazwa nabyo, Imana izamenya ibikubabaje. Nubabazwa n'umurimo w'Imana, Imana izamenya ibikubabaje. Imana itugirire neza. Nari mvuze ngo natwe nimureke tugirire Imana ishyaka. Kuguha urugo ntibyayinanira, kuguha urubyaro ntibyayinanira, kukubakira ntibiyinaniye. Ibintu byose ukeneye Imana irabishoboye, ahubwo igukeneyemo umutima mushya. Igukeneyemo umutima mushya. Eliya yagirira Imana ishyaka. Imana iramubwira ngo jya ku kagezi Kireti uhihisheyo. Imana izaguhisha. Imana izaguhisha inzara, Imana izaguhisha ubukene, Imana izaguhisha indwara, Imana izaguhisha ibyorezo, Imana izaguhisha abarozi, Imana izaguhisha. Uyu yamuhishe Eliya yamuhisha inzara
aramubwira ngo genda wihisha ari amazi. Igihe Abisirayeli bari banyotewe batabonaga amazi, igihe bari bashonje, we yari ku kagezi yanywaga amazi yako, yaryaga umutsima, ibikona byaramugemuriraga. Ibizakugemurira, ibizagutunga, Imana irabifite, izabikoherereza. Ahubwo icyo usabwa ni iki? Ni ukugirira Imana ishyaka mwene data. Ibigutunga hari akagezi Imana izaguha, wowe girira Imana ishyaka, uvuge neza Imana, ukunde umurimo w'Imana, ukorere Imana, ugire ishyaka, usengere bene so, ubagirire ishyaka. Nubona abantu bacogoye wabwire ngo nimukomere, Imana irahari. Uvuga amagambo meza, uvuga Imana neza n'abantu bayo, Imana izaguha ibigutunga. Umurongo wa 8 hatubwiye ngo iki? Umurongo wa 8. Bukeye ijambo ry'Uwiteka riramugeraho riti. Bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, haguruka ujye Serefati. Habasidoni. Abe ari huba. Hariyo umugore w'umupfakazi niwe negetse kugutunga. Amen. Bani tugire neza. Haguruka. Ubwo kakagezi kari kakamye, ariko Imana itegeka umugore, iramubwira ngo ugomba gutunga Eliya, agiye kuza, uzamutunge kugeza igihe Isirayeli izongera kubonera amahoro. Imana izagutunga kugeza igihe uzabonera akazi. Imana izagutunga kugeza igihe izasohoreza amasezerano yagusezeranije. Imana izagutunga kugeza igihe ibyawe bizasohorera. Imana izagutunga kugeza igihe isaha yo kuva mu kibazo igeze, kugeza igihe ishuri rizarangirira. Yambwa guhaguruka, hari umugore nateguye ibigutunga. Imana yarabiteguye. Uko uzabaho Imana iragutegura. Ntabwo Imana yakurema ngo iguhe ubwenge, iguhe amaguru n'amaboko, iguhe ubuzima, inanirwa gushyiraho ibintu bizagutunga, inanirwa gushyiraho ukuntu uzabaho. Ntabwo bishoboka. Imana ifite ubuzima bwawe mu biganza. Imana ishimwe. Amen. Umurongo wa 8. Bukeye ijambo ry'Uwiteka riramugeraho riti. Haguruka ujye Serefati. Habasidoni. Abe ariho uba. Hariyo umugore w'umupfakazi. Niwe negetse kugutunga. Imana ihabwa icyubahiro. Urumva Imana iracyari kumwe na Eliya. Akagezi kari kakamye. Imana yambwiye ngo ugende wishe kukageze. Uyu munsi dufite abantu abona ibintu byanze, akabata Imana ko ari wowe wabivuze, ari wampaye akazi. Ushobora no kukageraho Imana yakaguhaye kakanga, ariko ntuzagire ubwoba, uzakomeza ugirira Imana ishyaka. Imana izagufukurira kandi kariba. Imana ifite amariba menshi. Kagezi karakamye, itegeka umugore, iramubwira ngo utunge Eliya. Urumva yari yamutegetse. Imana yacu ibigutungira bifite. Iyo twagira Imana ishyaka, ibyo kurya bifite, imyambaro irayifite, ubuzima buri mu maboko yayo. Ndashaka kukubwira ngo mureke tugirire Imana ishyaka. Uyu Eliya yagiriye Imana ishyaka, ntiyigeze yicwa n'inyota, ntiyigeze asonza, yaryaga inyama, yaryaga umutsima, yanywaga amazi, yarakarabaga, yarisigaga, yarambaraga, yarafuraga. Kubera iki? Yari ku kagezi. Ariko Ahabu n'umuryango we nawe yayoboraga bahuye n'ikibazo. Kubera iki? Kubera yuko atumviye Imana, yimuye Imana muri we. Ntukimure Imana. Nubona umuntu yimuye Imana, ntukamutumire muri fete yawe. Nubona umuntu yarapaganye, ntukamubwire ngo mfite ibirori. Nubona umuntu bene abo babahunga ukabasengera. Ntabwo ari abantu bo kwiyegereza, ahubwo n'abantu bo gusengera. Rero Imana tugire neza, mureke dusenge, dusabe Imana imbaraga, tugire Imana yacu ishyaka. Urakoze Mana. Iri ni ijambo ryawe. Eliya yagiriye Imana ishyaka, yakugiriye ishyaka, asenya igicaniro cya Bali, ateza amapfa, ikime kirabura, Isirayeli ihura n'ibibazo, kandi uramwumvira. Abakanwa kawe aravuga birakunda, yategeka biremera, kubera yuko yari yakugiriye ishyaka.
uyu munsi rero reka abantu bose badukurikiranye bari hanze y'igihugu n'abari mu gihugu hagati bakugirira ishyaka bakomeze bakora umurimo wawe ababivuyemo babisubiremo bacogoye bambara imbaraga uri Imana ishobora byose watunze Eliya ntigeze yicwa n'inzara nubwo hari amapfa nubwo hari mu bibazo ariko yarariye arakaraba arambara agubwa neza hari abo wategetse kumutunga hari akagezi wamufukuriye hari ibikona watumye uyu munsi ushyigikira umurimo wawe ushyigikira abantu bawe bashobewe babuze icyerekezo uyu muntu abona ko akagezi kakamye ariko ufite utundi tugezi ufite abantu wateguye bazamutunga ahubwo reka abantu buzura umwuka wera bongere bagukorere bakwikomezeho bakuvuge babwire abantu ubwami bwawe babwirize abantu bagaruke ku murimo wawe urakoze shyigikira abantu bawe shyigikira umurimo wawe ineza yawe nigaragare kuri buri wese mu izina rya Yesu amen Imana ibishimire yari Gatera Jose nkuko bisanzwe guturuka muri Philadelphia reka mbahe telefone mwashakaho 0788 98 94 0788 98 94 Imana y'amahoro ibaha umugisha. Philadelphia Imana irakira.